amasomo wiga y'amafaranga yagushizeho cyangwa se iyo wahuye n'ubukene. Hari abantu babona amafaranga bakayasesagura, bakaba bayagura ibintu badakeneye, bakibagirwa ko umunsi umwe aya mafaranga ashobora gushira, cyangwa se ayo mafaranga ku rundi ruhande agatuma bigira nk'uko batari, bakaba bakwica ku bantu. Ariko iyo ayo mafaranga ashize nibwo benshi batangira kumva amasomo akomeye batari babonye muri cya gihe bari bafite amafaranga. Ari nayo mpamvu muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe ayo masomo ageze kuri 7 kugira ngo niba uri muri abo bantu bameze gutyo ubashe gusobanukirwa ayo masomo hakiri kare, bigufashe kwirinda gukomeza gusesagura amafaranga. Ngiye gutegura nkanakugezaho nk'ibisanzwe nitwa Ernest. Nubona kino kiganiro kikugira akamaro wibuke ukore subscribe, like, ube wanatanga n'igitekerezo cyawe muri comment. Isomo rya mbere uziga ari uko amafaranga yawe yagushizeho, uziga ko amafaranga adahoraho. Iyo ufite amafaranga ushobora kumva ko uzahora uyafite, ukaba watangira kuyakoresha utabanje gutekereza cyane, ariko iyo igihe kigeze akagushiraho nibwo umenya ko amafaranga atari ikintu gihoraho. Umenya ko amafaranga ashobora kuza uyu munsi ariko ejo ntaba agihari, cyane cyane iyo utize kuyagira inshuti. Ibi rero biragufasha kumenya ko nubwo waba ufite ikintu kikwinjiriza amafaranga buri munsi, icyo kintu gishobora guhagarara kwinjiza amafaranga bitunguranye, ukamenya gukoresha amafaranga ku bintu by'ingenzi andi ukayabika. Ikintu cya kabiri wiga ari uko amafaranga yagushizeho nibwo wiga gutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo wifuza. Ibi bisobanuye yuko cya gihe wari ufite amafaranga menshi nibwo wabonaga buri kintu cyose ukumva ko ugomba kukigura, kandi icyo kintu atari icy'ibanze kuri wowe. Aha niho amafaranga yawe yashiraga mu kugura ibintu byo kwishimisha cyane by'ako kanya, ariko ntutekereze ku bintu by'ingenzi ushobora gukenera nyuma. Ibi bikunda kubaho ku bantu benshi nko mu gihe cy'iminsi mikuru, cyane cyane nko mu mpera z'umwaka, aho abantu benshi bishimira iminsi mikuru ya Noheli na Bonane bagasesagura amafaranga yose bafite, bibuke ko minerivare y'abanyeshuri babo izakenerwa. Hari naho umuntu usanga yataye umutwe kubera kubura amafaranga y'ishuri kandi yari ayafite, ahubwo akayakoresha mu kwinezeza cyane, arishimira iminsi mikuru. Aha rero niho benshi bigira isomo ryo kutazongera gushukwa n'iminsi mikuru ngo barayinezezamo cyane amafaranga yabo yose, ahubwo bagakoresha make andi bakayategura izindi gahunda z'imibereho isanzwe na nyuma y'iminsi mikuru. Rega menya yuko nyuma y'iminsi mikuru ubuzima bukomeza. Ikintu cya gatatu umuntu yiga iyo amafaranga yarafite amaze kumushiraho, nibwo yiga akamaro ko kuzigama cyangwa gushora amafaranga. Ushobora kubona amafaranga menshi ariko ntunatekereze kuba wagira andi ubika ku ruhande cyangwa se ko wayashora nko mu bintu bizatanga andi bikazatuma agutabara nk'igihe wagize ikibazo gitunguranye nk'uburwayi, ukaba wenda ushobora gusezererwa nk'ako kazi bitunguranye, cyangwa se n'ibindi bibazo bikenerwa amafaranga mu buzima bwa buri munsi, ahubwo aya mafaranga yawe agashira mu kwishimisha birenze. Urugero nk'igihe uyasesagura usohokana n'inshuti zawe, ugura nk'imyenda udakeneye, telefoni yose isohotse ukumva ko buri uko isohotse ukumva ko ugomba guhindura iyo wari usanzwe ufite, imodoka nziza n'ibindi. Kandi ibyo ukabikora uvuga ati mfite akazi kanyinjiriza buri kwezi, nta kibazo nteze kugira, nzajya nsohora amafaranga uko mbyifuza. Ariko menya ko imbere utazi uko hazaba hameze, n'ako kazi uri kwishingikirizaho gashobora guhagarara bitunguranye, cyangwa n'umukoresha wawe akaba yagusimbuza, ugatangira kubaho nabi. Kandi iyo bigenze gutyo na ba bantu wasohokanaga nabo mwishimana muri ya mafaranga yawe abo bakikwitayeho, ahubwo abenshi basigara baguseka bakaguciraho umugani, ubona ko nyine nta n'impuhwe bagufitiye zo kuba bagira icyo bagufasha. Rero hano umenya akamaro ko gusevinga, nubwo wajya usevinga udufaranga duke ku mushahara ubona, cyangwa se yayandi wakagombye gusevinga ukaba wanayashora no mu kabizinesi wakora ku ruhande ubona ko katabangamira akazi uri gukora. Ibi rero bizatuma ubasha guhangana n'ibibazo bitunguranye utari witeze. Akaba ari irindi somo ry'ingenzi wamenye iyo amafaranga yamaze kugushiraho. Si na ngombwa ariko yuko uryiga ari uko amafaranga yamaze kugushiraho, n'ubu wanarimenya ukarizirikana utazahura n'ingaruka muri icyo gihe. Isomo rya kane wiga ari uko amafaranga yamaze kugushiraho, nibwo umenya kandi ugasobanukirwa inshuti zawe za nyazo ufite mu buzima bwawe. Uzabyitegereze iyo umuntu yabonye amafaranga atari asanzwe ayafite, atangira kubona abantu benshi baza mu buzima bwe bakuruwe n'ayo mafaranga kandi batari baraje atarayabona, kuko nyine bumva yuko bagomba kuba inshuti yiwe, nibagira ikibazo bazajya kumushakaho ubufasha. Ibi ndi kuvuga nawe bishobora kuba byarakubayeho, ariko reka ayo mafaranga abe yashira, kuko babandi baje n'ubundi hafi ya bose bazaguhunga, usigarane bake cyane nabo ari nka babandi mwahoze muri inshuti utaratunga ya mafaranga. Akenshi ni nabwo ujya kwiyambaza babandi mwirirwaga musangira kuri ya mafaranga yawe ngo bakugoboke babe bakuguriza ukemure nk'ibibazo runaka,
aho kukuguriza ahubwo bakagucyura impamvu bifashe nabi, bakakwereka ko ntacyo mugihuriyeho. Iki gihe rero nubwo wahuye n'iyi kesi yo kuba uri mu bukene, ni igihe cyiza cyo kumenya inshuti nyazo ufite mu buzima bwawe, ku buryo n'ikindi gihe waba wabonye amafaranga ugomba kumenya inshuti ugomba kugumana nazo mu buzima bwawe, atari za zindi zizaza zije kugushakaho inyungu cyangwa kukuriraho amafaranga ufite, kuko akenshi inshuti zimeze gutyo nazo zituma usubira inyuma udatera imbere, bikaba byagukurira no kongera kuba wakena. Ikintu cya gatanu umenya ari uko amafaranga yagushizeho, nibwo umenya guca bugufi imbere y'abantu iyo utari usanzwe ubikora. Hari nk'igihe umuntu abona amafaranga ariko akumva ko kubona ayo mafaranga bijyana no gutangira kwica ku bantu cyangwa kubasuzugura, ugasanga hari nk'inshuti wari ufite utaraboneye amafaranga, ariko izo nshuti bigatuma ucana umubano nazo. Ibyo ngibyo ushobora kubikora uvuga ati aba bantu ntitukiri ku rwego rumwe, ngomba kwihuza n'abo turi mu rwego rumwe, gahindura inshuti. Yego ku ruhande rumwe ni byiza kuko ushobora no kubikora kugira ngo amafaranga yawe uyacunge, ataba nk'igisubizo cyo kuzajya ukemura bya bibazo byose inshuti zawe zikugezaho nk'igihe uzirusha ubushobozi. Ariko ntibyagakwiye ko ugomba kwica ku bantu ubagaragariza ko mutakiri ku rwego rumwe, ko hari aho wagezeho bataragera, kumva yuko wigize ntacyo wabakeneraho. Oya, ntibyagakwiye, kubera ko nk'iyo bibaye ngombwa ko ayo mafaranga utunze ashira, nibwo umenya ko kwica ku bantu atari ikintu cyiza, ahubwo ugomba guca bugufi ukabana neza n'abantu igihe cyose, waba ufite cyangwa se udafite. Ni byiza rero ko usobanukirwa ko ubutunzi bwose waba ufite butakwiye gutuma wirata ku bantu ngo ubiceho, kuko birashoboka ko ayo mafaranga cyangwa n'ubundi butunzi ufite bishobora kugenda mu kanya nk'ako guhumbya, ugasigara nawe usaba uwo wibye, uwakugirira impuhwe akaba yaguha cyangwa se nabo bakakwiryaho. Rero iri somo ugomba kuryumva kandi ukarizirikana. Isomo rya gatandatu, umenya yuko amafaranga yagushizeho cyangwa se wakennye, nibwo umenya yuko ubukene buryana. Ushobora kubura utazi gukena icyo ari cyo, utazi inzara icyo ari cyo, ariko uzabyumva neza cyagihe amafaranga ufite cyangwa n'ibindi bigutunze bizaba byagushizeho. Gusa ubisengere ntibizigere bikubaho, kuko niba ari ikintu kibabaza mu buzima ni ubukene. Uzi ko waramenyereye kwiha ikintu ushaka cyose, ariko igihe kikagera ukaba wabura n'ibyo kurya, ni ibintu bibabaza cyane. Ahangaha rero naho ushobora kubona umuntu wemeye kwibera mu bukene, ubona ko aribwo buzima bwe, rimwe na rimwe ukaba wanamuseka ukumva ko nta bwenge agira, yewe yaza no kugusaba ukaba wanamwirya ukanga kumufasha, ahubwo ukaba wanamucyurira. Ariko si ko aba yarabihisemo, kuko nta wanga heza arahabura. Icyaba ashyize imbere ni ukurwana no kubaho, kubona ibimutunga, ibindi byashaka bikarorera. Ariko buriya ntiwakwiye kumuseka cyangwa se ngo aze kukwaka ubufasha ngo ube wabimwima kandi ko kubona ko bukwiye, kuko buriya nawe ushobora kuzabona ko ubukene atari ikintu cyiza, ari nabwo uzahindura imitekerereze ukumva ko kuba hari ababubamo atari uko baba babihisemo. Hari nabwo nk'igihe wapfushaga amafaranga uyakoresha mu bintu bitari ingenzi uyasesagura, icyo gihe cy'ubukene wanyuzemo kizakwigisha ko utazongera gukoresha amafaranga uyagura ibintu bitari ingenzi, mu rwego rwo kwirinda kongera kugwa mu bukene. Isomo rya karindwi uziga ari uko amafaranga yawe yamaze kugushiraho, nibwo uzamenya ko kubaho ubuzima buciriritse ari ikintu cyiza. Uzitegereza ukuntu abakire babandi bageze ku bintu bihambaye baba babayeho mu buzima navuga ko buciriritse, bakumva ko nubwo bafite amafaranga yagura icyo bashatse cyose, ariko muri bo baba bumva ko uko babayeho, uko bambara biri aho, navuga ko atari iby'ikirenga bibanyuze, kandi nawe wababona uko bambaye ukabona baraberewe kurusha na wa wundi wambaye umwenda uhenze cyane. Impamvu bitwara gutyo ni uko baba bazi ko guharanira gusa neza, kwambara neza cyangwa kubaho neza biri buze kuba byakostinga cyane, bigatuma intego bafite yo gukomeza gutunga amafaranga no gukira izo ntego ziburizwamo. Ariko uri aho wumva ko ugomba kubaho ubuzima buri ku rwego rwo hejuru, umushahara wiyongereye mu kazi ukumva ko ugomba kongera status y'imibereho yawe, kandi ibyo ukaba ushobora kuba unabikora kugira ngo wemeze abantu cyangwa se wigereranye n'abandi. Yego ni byiza, bituma ubaho ubuzima bwiza cyane bunejeje, ariko iyo uhuye na kesi y'uko utakibonye ayo mafaranga yo gukomeza kuba muri ubwo buzima, nibwo umenya ko kubaho mu buzima buciriritse ari ikintu cy'ingenzi wakagombye no gutangira kwinjiza mu buzima bwawe. Akaba ari ayo masomo 7 nari nabateguriye umuntu ashobora kwiga ari uko amafaranga yiwe yashize cyangwa se ari uko yahuye n'ubukene atari asanzwe abufite. Wakoze cyane wakurikiye kino kiganiro, reka duhure mu bindi biganiro. Niba wagikunze wibuke ukore subscribe, like, comment, ube wanasangiza kuri bagenzi bawe.